ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. Prince ubukwe buhuza imiryango ibiri, hari umuryango w'umusore, umuryango w'umukobwa. Urumva noneho ko dufite imiryango igera kuri 4, ko murabona ko dufite couple ebyiri. Ntabwo tubuze kubatandukanya ababonye aho bicara, yaba ari umuryango wa Kizimana François, umuryango wa Aline Uwizeyimana, yaba ari umuryango wa Kwizera François, yaba ari umuryango w'Ingabire Aline. Mwese aho muri muryango n'ababaherekeje imugejuru namwe tubakire, Imana ibamugishe. Muri make muri mwese abatashye mu bukwe basigaye bicaye, buriya baba baje mu bukurikiye ngo baraza gutanga umwanya ubundi bukwe buraba butaribyo. Boneho kwakira pare na marene bombi, mwese Imana ibamugishe. Ndamukanyo yacu iriya ni haleluya, namwe murayitera tirikirizi 3. Tugihagaze twese twakira abageni bacu. Impundu, amashyi, inanga mubyigize hafi. Barageje ubu bose kuko uko ari ebyiri, mubona bagurutse nk'abanyacyubahiro, bararambura ibiganza gutya, bakiriza amashyi impundu, barishimiye bari bacu. Bagihagaze twakirane 3, murakaza neza bene data, Imana ibamugisha, hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Ikaze mu muryango mu bwenge bwiza. Ubwo n'abageni bacu barifuza uburyo bwiza, ndashimye gutegura ko nasize umunsi twabaye tuziboreye, tuzazikomeza ejo. Kinazi mahaguruka mukaturamutsa mu izina rya Yesu. Korali Carmel binjire baze baririmbe nabo indirimbo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, turashimira rya Yesu. 2 3. Haleluya. Amen. Bategereje ababo bari mu nzira, turabaho umwanya buriya mu kanya kari buze. Tugeze mu mwanya wo kumva amasezerano ya bene data. Twagire umushumba waturutse muri Musambira ku itorero rya Kirehe, aze asengera umushumba w'itorero, akomeze umwanya usigaye. Mana urakoze, turagushimiye. Ushimiye ko abanye natwe mu birori by'abacu. Ukomeze kunezezwa cyane Nyagasani Mwami n'ibyiza urema mu miryango yacu ndetse no mu itorero ryawe. Niyo mpamvu uyu mwanya tugeze umwanya wo kumva amasezerano yabo. Usengeye umushumba ugiye kubasezeranya kugira ngo ubane nawe umushoboze, kuko igikoresho cyawe kandi nk'uko wabivuze uzavugira muri twebwe, uvugire muri we, ukorere muri we kugira ngo Nyagasani Mwami
abageni bacu bagezwaho amasezerano yabo. Murakoze cyane rero, turagushimira imiryango yombi, turagushimira itorero, data twese uri mu ijuru komeza kutunezeza n'Imana turi muri uyu mwanya. Murakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubivuga, dufite ubukwe, kandi ubukwe ni ubwo kwishimirwa, ubukwe ni ibirori, ubukwe ni umunezero. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tuba twarafashe igihe cyo gusenga dusaba Imana kugira ngo izabane natwe. Iyo rero ibisohoje turanezerwa kuko Imana iba yararwanya intambara nyinshi bw'abana bacu b'umuryango kugira ngo uyu munsi tuze kubonesha amaso yacu. Tugiye kumva amasezerano yabo, ariko mbere yaho twumva iki ijambo ry'Imana rivuga umuryango kugira ngo rituyobore, ko niryo rituyobora mu bikorwa byose dukorera mu nzu y'Imana. Turasoma mu Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 18 usome wa 21 tugeze 24. Haragira ati, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka yakuye muri uwo muntu ruhindura umugore, umushyira uwo muntu, aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nanone amen. Ubu ni ubukwe bwa mbere. Bibiliya yanditse mu buryo bw'impumeko y'Umwuka Wera. Mu Itangiriro tuhabona ubukwe, hanyuma twagera mu Byahishuwe, nanone igitabo cya nyuma, naho tukahabona ubukwe. Ubu bukwe dusanga mu Itangiriro ni ubukwe bwa Adamu na Eva. Hanyuma ubukwe buzaheruka amakwe yose, cyangwa se ubukwe bwose twatashye twagize, ni ubukwe bwa Kristo umwana w'intama w'Imana n'itorero, ubwo itorero rizaba rizamuka. Yesu ashimwe. Bivuga ngo Imana yaratangiye kandi izanasoza. Munze kubwira abakristo iyo twatashye ubukwe, mu uko ubu bukwe butashye twarabutegereje igihe, aba ari nako mutarambirwa gutegereza ubukwe bwa Kristo n'itorero, nubwo byatinda ariko nabwo buzataha. Ndatekereza ko Samuel na Aline ndetse François na Aline bategereje uyu munsi mu gihe kirekire, bawutegerejanyije amatsiko. Hari n'ubukwe butangira bwagira hagati abantu bakavuga, mana bwarahagaze, bwarapfuye, buzaba, ariko wajya kubona ukabona isaha irageze, bwa bukwe burabaye. Itorero ry'Imana mube maso. Biratubwira ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni we akaba yiteguye. Dore ahawe kwambara umwambaro mwiza w'igitare urabagirana utanduye, kandi uwo mwenda w'igitare urabagirana utanduye niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Hahirwa abazataha ubwo bukwe, Imana ibamugisha. Ko watashye se ubwa Samweli, ugataha ubwa Aline, ugataha ubwa François, n'ubundi buzakurikiraho, wamenya n'ubu bwa Kristo n'itorero uzabutaha. Ese wari wajya mu biteguye ubwo bukwe, cyangwa ntunazi ko buzaba? Ndakurangira rero kandi ndagutumira, wowe wagize umugisha wo kuba muri ubu bukwe. Invitation ya Aline, invitation ya Samuel, invitation ya François, uyu munsi zirarangiye, turabutaye. Ndashaka kuguha invitation. Yesu ashimwe. Ndaguha ubundi butumire mu ijambo ry'Imana bukurarikira kuzataha ubukwe bwo mu ijuru, kugira ngo uzemererwe kwinjira muri ubwo bukwe. Nuko warihanye ibyaha byawe, nuko warakiye Kristo w'umwana n'umukiza wawe, nuko warafashe icyemezo cyo kwegurira ubuzima bwawe Yesu. Niba waramaze gufata icyo cyemezo, ujye uhora witeguye, wirimbisha umukwe wacu ari hafi kuza. Kandi niba nawe utari wakira ngo butumire, turabuguhaye, uwo munsi ntuzabure, tuzahahurire. Bibiliya rero itugaragarije ko Imana ariyo
itangiriro ry'umuryango niyo ireba aho tutareba ikagambirira ibyiza kuri twe. Yarebeye Adamu ibona ko atari byiza ko aba wenyine, niko yarebeye François irebera Samuel ibona ko badakwiriye kuba bonyine kandi bateguriye abafasha bakwiriye. Ndibutsa François na Samuel ko nyir'umushinga ari Imana. Nimuha Imana umwanya urwo rwanyu ruzagenda neza, nimutayibonera umwanya muzahura n'ibibazo. Ntabwo tubifuriza ibibazo, ariko ni nabwo ngo tubamenyesha ibibazo bibi. Imiryango imwe n'imwe yatangiye itangiranye n'Imana, uko bwije uko bukeye bagenda bicuma imbere Imana bayireka, bayisimbura, bayisimbuza ibindi, bayimura mu muryango, bigeze igihe Imana isigarana akanya gato cyane k'inyuma. Ibyo bibabaza Imana. Satani aje abateye asanga Imana ntikiri mu rugo. Ubu ingo nyinshi zimeze gutya zirahubangana, ndetse bamwe batangiye imanza zo kugira ngo batandukane. Ndabarangira umuti, mugarure Imana mu mushinga wayo, urwo ruzongera rwubakika. Imana niyo nyir'umushinga, niyo yatangiye umuryango wa mbere, kandi ijambo ry'Imana atubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Iyo bimenya ngo ugiye gato uzabugaruka, akaramata ni ukubana n'uwo mwashakanye kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Ubwo ni igihe umwe atashye mbere y'undi, cyangwa se Kristo akaza gutwara itorero. Ibyo ni itorero twizera kandi turacyabihagazemo na n'ubu, ko imiryango isezerana ibana akaramata. Twagize umwanya wo kwibaganiriza kandi barabyemeye. Ikindi nibutsa iyi miryango yombi, batega amatwi. Ndabizi ko uyu munsi bumva duke tundi tugahita, ariko akandi bagatega amatwi cyane. Ndongera kubibutsa kwita ku nshingano. Inshingano buri wese akayizirikana. Urugo ni ahantu habamo inshingano, kandi iyo uyirengagije burya uba urimo kurusenya. Niyo mpamvu biri tubwira ngo umupfapfa urugo rwararwisenye. Cyagiye wibagirwa ufite inshingano yo gukunda, ndavuga ku bagabo, ugatangira umugore wawe utamugaragariza urukundo, ukareka kubimubwira, ukareka kubishyira mu bikorwa, ukavuga ati apfa kuba yarageze hano mu rugo, burya urimo urarusenya. Biribwira abagabo ko bagomba gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero. Murebe Kristo wikoreye umusaraba, Kristo wasize ubwiza n'icyubahiro, Yesu Kristo waraye amajoro kugeza ubwo apfuye urupfu rubi kubw'itorero. Ibyo birasaba Samuel, bigasaba François ko mu mibereho yanyu muri mu rugo muzitanga, mukitanga cyane mutizigama. Urukundo rwanyu muzagaragara ari amagambo gusa nk'ab'iki gihe, I love you, je t'aime. Ibyo ni byiza muzabivuge, ariko hari umuhanzi umwe wa kera yaravuze ngo nta je t'aime inzara igira gute mama. Ubwo mu nshingano mufite harimo no kwitanga, mugashaka iby'imiryango kugira ngo abafasha banyu babeho neza, kandi mukirinda kubavunisha, kubera ko ijambo ry'Imana tubwira ngo abagabo bubaha Imana nicyo kibaranga. Abagore Bibiliya igaragaza inshingano yabo nayo iremereye, ni ukuganduka, ni ukubaha uwo mwashakanye kandi utamwubahisha amagambo. Tugira inyito mu itorero, umugore akavuga ati ni umutware wanjye, ariko rimwe na rimwe ugasanga bigarukira ku munwa n'amagambo. Bibiliya igaragaza abadamu ko bakwiriye kugandukira abagabo babo muri byose, nk'uko itorero rigandukira Kristo. Iyo nshingano yitayeho ukayirimbanira ukayisengera, ni ukuri urugo rwawe niyo rwaterwa n'ibitero bimeze gute, ntabwo Satani azarushobora. Mwimuhe icyuho, muzamuhe icyuho, buri wese azite ku nshingano ze kandi atarebeye kuri mugenzi we. Bimeze nka cya kizamini umuntu wese aba afite urupapuro ruriho ibibazo, agomba kubisubiza atarebye ku rwa mugenzi we. Nujya kuganduka ntuzabanze kurebera ku mugabo, nujya no gukunda ntuzabanze kurebera ku mugore, ujye wifuza gufata iya mbere, mugenzi wawe nawe azakurikira. Tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije kugubwa neza, muzagira urugo ruhire. Reka ngarukire hano mu Juru, twinjire mu mwanya w'amasezerano yayo. Ndetse couple ya Kwizera François na Ingabire Aline, ndetse n'iya Kizimana Samuel n'Uwizeyimana Aline. Ndasaba abahagarariye imiryango yombi, bahagarariye umuryango wa Kwizera François na Juru, twifuza kumubona.
narambura ikiganza ahari ushaka kuko atarahagera ntabwo turibuze kubasezeranya. Uhagarariye umuryango wa Ingabire Aline ari hehe? Birashoboka se ko pari na marine izi nshingano mwazifata? Uhagarariye umuryango wa Kwizera François ntabwo murakoze. Uhagarariye umuryango, komeza uhagarariye kwita wicara. Uhagarariye umuryango wa Ingabire Aline, murakoze gufata izo nshingano. Uhagarariye umuryango wa Hakizimana Samuel nawe nageje ntamubonye na pare yahagurutse ngo n'ubuhamya bwa babiri ntacyo bitwaye. Uhagarariye umuryango wa Aline Uwizeyimana nawe nageje nabo nababonye. Nabo abasaza nibakomeze bahagaze nta kibazo. Ndashaka kubona ibiganza byanyu nk'ikimenyetso cy'uko nta kibazo kiri mu muryango. Ubwo bano bahagaze ubu batarambuye ikiganza turamuha mikrofone atubwire ikibazo gihari. Nimubona bose babirambuye mubashimire mukoma amashyi ko n'abaza nicaye baduhaye uburenganzira bwo kubasezeranya. Ntabwo nirirwa mbaza cyane itorero kuko iyo harimo ibibazo ntabwo tuba turi hano, abashumba naguma mubabona hano, korali ziba zatashye. Impamvu duhari nuko tukemera ubuhamya bwabo. Hanyuma ndifuza ko twinjira mu masezerano nyirizina. Urwo rurabyo muranyemerera mwe mururambitse ku meza, nyuma tukwinjira mu mwanya wayo. Ndakubaza wowe Kwizera François muri ikiganza cye cy'iburyo tubwiye ngo ndabyemera. Ndabyemeye. Amashyi yishimiye. Ndaza kumagarukaho namwe. Hereza mikrofone Aline kugira ngo amusubize vuba bikimiri ku mutima. Mbere y'Imana ishobora byose umutima wari imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza wowe Ingabire Aline wemeye kubana n'uyu Kwizera François bakubera umugabo mushyingira mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mahoro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, umukene cyangwa mu bukene. Uzareka kwifuza abandi bagabo, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ukibyemera urambuye ikiganza cyawe cy'iburyo utubwire kubyemera. Ndabyemeye. Amashyi menshi abashimire. Mweze abashakire niba ari akaririmbo, niba ari akaziki keza, hanyuma twikurure umukunzi wawe kugira ngo ikindi kiganiro mugiye kugirana muze kugirana murebana amaso ku maso kubonana. Tubahaye umwanya umunsi wawe. Bana bamugisha ubona abamarine bari mu nshingano zabo baragira umwete kuko mwanya wabo buriya wari warangiye nuko tubahayeho iminota nk'ibiri rero ko bimeze neza ubundi mutere kuba mwana. Hanyuma mugiye kugirana ikiganiro tugiye isezerano ry'urukundo yo kutazahemukirana muzahora mwibuka bibereye kuri couple ya François na Aline. Hanyuma François
wakire mikorofone ishyikire. Iyo nyandiko y'imbere yawe ikubiyeho isezerano ry'urukundo ugiye kugirana na Aline, nayigufashe hanyuma witonze urambuye ikiganza cyawe cy'iburyo giteze amatwi kandi bivuge utuje unasenga kuko uri imbere y'Imana. Dutegereje kumva icyo bivugaho. Dukeneye ko urambuye ikiganza. Iyo ni indahiro Yesu agumisha. Njyewe Kwizera François nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ingabire Aline ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzagukunda muri byose, waba uri muzima cyangwa urwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagore kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Yesu Kristo yizeye azabishoboza. Nimushimire rwose. Inshuti rero zikundana ibihe byose, twiteguye kumva na Aline isezerano agiye gusezeranya imbere y'Imana n'itorero ndetse n'imiryango y'akarere. Nawe arabikora arambuye ikiganza cy'iburyo. Jewe Ingabire Aline nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Kwizera François ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzakugandukira muri byose, waba uri muzima cyangwa urwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagabo kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Yesu Kristo nizeye azabincuza. Amashyi menshi cyane. Babikoze neza, batangiye babivugana mu ibanga kandi bamaze kubyemeza ku mugaragaro. Itorero n'umuryango twese tubasha. Turagira ngo aya masezerano bayahamishe ikimenyetso cyo kwambikana impeta, babandi babatwaje bazitambukanye kugira ngo nanone bahamye amasezerano. Ni impeta zifite icyo zivuga. Bwa mbere biributse ko ntabwo ari iz'umurimbo, ahubwo ni impeta zihamya ko uwo wari warabuze umubonye. Ni impeta zihamya ko umweguriye ubutware, bivuga ngo aje nk'umutware, ntabwo ari hano uzamusuzugura ngo nuko ari umugore cyangwa se umusuzugure bitewe n'igihe mugezemo, mwaba mukize cyangwa mukene. Ni umutware mu rugo rwawe. Imana rero ibamugisha. Ndabona bose babyiteguye. Kamere wa François bakira impeta zabo. Aline nawe Rebiye mubiziranyeho. Imana nanone Hakizimana Aline nabo bakira impeta zabo. Buri wese agiye aziye kandi aziye n'urutoki umukunzi we ukorera. Hanyuma rero turahera kuri couple ya Samuel kugira ngo biborohere. Ndaza gusaba ba pare bombi bigire hafi. Pare Narende ntacyo. Ubwo ngeze kuri pare wa François tambuka hariya ufate mikrofone kugira ngo bize koroha ubone ko wabika impeta n'amafoto azaba ameze neza. Bafata n'iyo nyandiko. Yego.
bo bagomba kuba bahutse rwose. Icyo babatoreye kugira ngo babafashe uze kugenda neza. nanditse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose, kandi mweguriye ibyanjye byose mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amashyi yashimiye cyane. Urabona neza neza ari byinshi ku maso, uyu munsi bategereje iki. Hanyuma Aline nawe agiye gukurikiraho nawe kugira ngo yambike impeta umukunzi we. Ndasaba Marene naze akakire buri wese mu mwanya we mu nshingano ze. Natebuke Marene wa Aline. impeta n'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko azatandukana nawe iteka ryose, kandi weguriye ibyanjye byose mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amashyi namwe ababaherekeje, imiryango yose, abadiyakoni, akanameza mubwigize rwose hirya cyane. Murabona ko Imana atanze umugisha kugira ngo n'abashumba baze kubona bahagarara basaba umugisha aba bana bacu uko babaherekeje. Muratera intambwe muse nk'abijya imbere gato, hano imbere gato, muse nk'abijya imbere. Imbere yanyu ntabwo tuhajya, tugasenga duhagaze inyuma kugira ngo bizagende neza. Ndabona bifuza ko impeta zabo zijyamo ntacyo bitwaye, ariko reka tubanze twinjire mu mwanya wo gusenga. Murindukire, murebane maso ku maso, murebane maso ku maso, mufatane mu biganza. Twifuza ko mutera intambwe mukigira hano imbere. Hanyuma murapfukama ariko habanze umugeni, abageni mufatanye mu biganza. Abageni bicaye bugufi mupfukame, mubafashe nyine bapfukame. Mugeni wahinda ya bukuru aho muri hose. Nibamara gupfukama n'abasore namwe muraza kuruhuka namwe mupfukame. Abashumba basibe batera intambwe babazenguruke. Turaza kongera kandi dukoreshe umushumba Kome Tegamigo atuyoboye mu masengesho. Hanyuma abandi mwese twinjire mu mwanya wo gusenga. Imana ibagishe. Dusenge. Mana yacu, Mana iri mu ijuru, turagushimiye kuri iyi tariki nziza utangije iyi miryango y'abana bacu. Turagushimiye nyir'ijuru n'isi, wabanye nabo imyaka yose itambutse, bari mu buto bwabo, none bageze igihe bahagarara ngaha bagakora indahiro y'uko bemeye kuzabana akaramata. Turagushimiye Mana, turabasengeye kuko wadutoranije Mana kugira ngo tube abahamya bo gushyingiranwa kwera. Dusabiye umugisha imiryango yombi mu izina rya Kristo Yesu. Tubasaba umugisha wa nimugoroba, tubasaba umugisha wo mu gicuku basenga, tubasaba umugisha wo mu rukerera, tubasaba umugisha wo mu gitondo, tubasaba umugisha wo mu gasusuruko, tubasaba umugisha wo ku manywa, tubasaba umugisha ku gicamunsi, tubasaba umugisha ku mugoroba mu izina rya Yesu Nazareti. Tubasaba umugisha w'amagara mazima, tubasaba umugisha data wa twese wo kubyara abahungu n'abakobwa, tubasaba umugisha aho bazatura mu izina rya Kristo Yesu. Turabingingiye rwose Mana kugira ngo bazahinduke umugisha aho bazatura, bazahinduke umugisha mu itorero, bazahinduke umugisha aho bakorera. Turasenze nawe dusaba umugisha kugira ngo uhire ibirenge byabo, uhire ibiganza byabo, uhire uruhanga rwabo mu izina rya Kristo Yesu. Tubarindishije amaraso ya Yesu. Iyi miryango turayisengeye mu izina rya Kristo Yesu. Turasengera kugira ngo uzabahindure umutwe, ntibazaba umurizo kandi bazaba umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Abazabifuriza umugisha bazagira umugisha.
tubigusabishije mu izina rya Kristo Yesu. Nk'uko marayika yarinze cya Edeni, turasaba kugira ngo nawe mwami iyi miryango marayika ayibere umurinzi, nk'uko ari ikimenyetso cy'amaraso ku muryango w'Abisirayeli, umurimbuzi agatambuka, niko nabo tubasengeye kugira ngo zabo mwami zirindwe. Urakoze Mana, haleluya, turagushimiye, tugukomera amashyi mwami, tukubwirira umuntu kubera kugira neza neza rya Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Muramuka abashumba babifuriza umugisha, babaye felicitasiyo mbere y'uko dukomeza. Wa munsi Imana yababwiraga irabisohoje, kandi Imana igira neza, mukoze neza. Mwishimire ibyiza Imana yakoreye, kandi amahoro n'ibyishimo mufite mubicyure mu miryango yanyu muzahorane. Mugihagaze aho mwari muri gusengerwa mukirebana amaso ku maso, buri wese yareze mugenzi w'ikiganza n'umusuhuza, naho muri felicitasiyo birumvikana Imana yabisohoje. Mufatanye mu kiganza cy'iburyo musuhuzanya, ndagira ngo nanjye amenye amasezerano yayo. Njyewe Pasiteri Usengimana Valens, ubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADEPR, maze kumva amasezerano ya bene data, nemeje kandi ntangaje ku mugaragaro guhereye none Kwizera François abaye umugabo wa Ingabire Aline, kandi Ingabire Aline abaye umugore wa Kwizera François. Nuko icyo Imana yateranyirije hamwe mu ruhaka gitandukanye, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ngewe Pasiteri tugifatanye mu biganza, maze bifuje umugisha mbone kubaha seritifika. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ndabwira umwe undi mukiri babiri ahubwo muhindutse umwe. Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso ye akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Amen. Turabashyikiriza seritifika. Mubona bisa nk'ibitandukanyeho, ntacyo bitandukaniyeho, ni ambaraje, namwe muraza kureba kadire muyishyiremo. Bijyana n'imico y'ahantu n'aho abantu baba babiteguye, ariko byose ni kimwe, inyandiko ni imwe, agaciro ni kamwe. Amen. Sabe Hakizimana Samuel n'amaboko yombi bakira icyemezo cyo gushyingirwa kwabo. Murakoze kunesha urugamba rwo mu busore, n'abarwanya intambara nziza babashimire, muri ku miryango yanyu n'ababasengeye, bashima Imana ko mutsinze urugamba amahoro. Ndaza gusaba umuryango nanone wa Kwizera François nabo bakire icyemezo cyo gushyingirwa, amaboko yombi ntawakiriza kumwe. Benshi baracyasenga barategereje, mwebwe muraronse, mwigize hejuru, bashima Imana bakoma amashyi ko mushoje urugamba amahoro. Hanyuma bakare baze babakire babe babafashije. Mugiye rero gusinya, babanze bashyireho akameza abadiyakoni badufashije kugira ngo dusinyire. Kwizera François. Bahagarariye umuryango wa Kwizera François, bahagarariye umuryango wa Ingabire na Wabasa,
igenze neza. Ukuri Imana ubwatsi turiho amashyi tuyihe impundu. Kugira ngo muri uyu mwanya abageni bataricara, abadiyakoni babategurire babahe ibiseke. Muri uyu mwanya dutanga ituro ryo gushyigikira iyi miryango. Tegura rero ituro ryawe cyangwa se intwererano yawe kugira ngo bashyigikire muri uyu mwanya. Twakire korali Ishimwe bibiri hafi bihuse bararirimba indirimbo imwe, barasoza twakira korali Carmel Kinazi nabo bararirimba indirimbo. Korali nibagejeje ngo badusuhuze ntibabashe. Carmel Amashimwe na yawe yewe Mana
ubundi bukwe buri hano hafi bwahageze kandi turabashimiye mwese twabanye dushimiye abashumba twafatanyije muri ubu bukwe tugiye gusaba umugisha hanyuma nitumara gusaba umugisha w'Imana mureke abageni babanze bagere hanze ntihagire umuntu usohoka mbere yabo keretse ari kidobya kandi niba nta kidobya wajemo kandi ntihagire umuntu dusenga yicaye biraba mu bukwe kubaho na bose ni byiza ko abageni baza gutambuka twese tuhagaze duhimbaza Imana sabe abaririmbyi bakeya bari bari hano hafi baradushakira igihimbano cy'umwuka mu gihe abashumba baba batambukana n'abageni natwe twese n'iteraniro turaba duhimbaza Imana mubona abageni bageze hariya ku muryango namwe murabona gusohoka. Reka twubwire Imana. Mana turagushimiye ibyiza byose twarebesha amaso yacu hano kandi tukumva n'amatwi yacu turabigushimiye Mana. Tugushimiye amasezerano ya bene data kandi tugushimiye n'abagabo n'abagore bongeye kwibutswa. Turakunyuze twese kugira ngo imiryango yacu yibungabunge kuko tugira icyizere kugira ngo dufatikanye nawe kurema. Turasabye kugira ngo ukomeze kuturengera Mana. Uwo mugisha umushumba umaze kuyobora umuhango, umugisha abakwe n'abageni, umugisha abaririmbye, umugisha muje bayoboye gahunda, umugisha abantu bose bakomeje kuba hafi y'iyi miryango ubahe umugisha Mana. Tugiye gutandukana turasabye kugira ngo ubane natwe gahunda zigiye gukurikiraho turagusabye kugira ngo ukomeze kuduha umugisha no kutunezeza. Gutandukana kwacu ni kubukwera tubisabye mu izina rya Kristo umwana n'umukiza wacu, amen. Jyana amahoro y'Imana. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze mwebwe mugeze kuri Soso TV show. Dushimiye cyane cyane abitabiriye ubukwe bwacu bwa Kwizera François na Ingabire Aline. Uwiteka abaha umugisha. Dushimiye abadufashije mu buryo bw'inkunga y'amasengesho, uburyo bw'inkunga yo kwitabira mariage yacu. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Dushishikariza abantu batarakora subscribe bashyashya kuri ino channel yacu ya Soso TV show kugira ngo mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana
mufungure inzogera guys kugira ngo tujye tubana ku biganiro byacu tugenda tugezaho umunsi ku munsi, tugenda dushyiraho ibiganiro byiza byubaka sosiyete, tugenda ducishaho ibiganiro bimwe na bimwe, imyidagaduro, urukundo guys, ndabashishikariza kugira ngo tujye tubana kuri channel yacu. Murakoze cyane mwebwe murebye ino video yose mukayirangiza, ibyiza biri imbere bantu banjye, ibyiza biri imbere. Tubahaye ubukwe bwa mariage ariko nyine civil na dote nabyo biri imbere. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ni Solange umwari, ndabakunda cyane, bye.